bukurikirana uko bugiye bwumvikana. Ni hahandi nanjye kubibutsa yuko ngo umucyo ubanza ariwo nanone ukongeza umucyo ukurikiyeho, noneho tukarushaho kugenda twigira imbere, turushaho kugenda dusobanukirwa. Niyo batubwira ngo niba umucyo wa mbere utawumvise ntabwo ushobora kumva umucyo ukurikiyeho. Ariho noneho bituma cyagiye Yesaya nawe nako Yeremiya muri kiriya gice cya 6:16 aho batubwira ngo nidusubira mu nzira za kera, nitugende tujye kureba biriya bya mbere tutumvise, nitumara kubyumva turatera intambwe twigira imbere. Izo aribyo bitwereka yuko tudashobora kuba twarya ibiryo bikomeye, hahandi batubwira ngo ubwenge ugomba kuba bwiyongereye muri icyo gihe cya nyuma turimo. Ntabwo abantu yagera mu bakumva ibyo ngibyo batarumvise bya bindi by'ibanze bya mbere, batarara igihe bari kuramizwa amata bari guhabwa ibyo byoroshye batarigeze nabyo babyumva. Murumva ko ariho tuvuga ngo dusubira mu nzira za kera. Ceux qui ont été instruits dans la vérité par le précepte et par l'exemple devraient être très indulgents pour ceux qui n'ont connu les Écritures qu'à travers les interprétations données par les dirigeants et les membres de leurs églises, et auxquels on a présenté des traditions et des fables comme étant les vérités de la Bible. Abigishijwe mu kuri bagendeye ku ihame bagere ku mahame, kandi bagendeye no ku ngero zabo ku rugero rwa Kristo, bagomba kwitonda mu gihe igihe bari hamwe n'abari abigi bahawe inyigisho bizishingiye ku byo abantu ubwabo bisobanurira ubwabo, basobanurira n'abo bayobozi babo cyangwa se n'abandi bagenzi babo bagiye babasobanurira, bakaba baragiye babigisha ibintu by'imihango cyangwa se ibintu by'imigani nk'aho ariko kuri, bakaba bakabigisha nk'aho ariko kuri kw'ijambo ry'Imana. Ubwo turi kubwirwa icyo ngiyo kugira ngo abo ngabo baba barayobejwe, baba barahawe inyigisho zitari zo bitewe n'abo bayobozi babo babi, abo bashumba b'abanyabinyoma batazi nabo ubwo kuri batagufite, noneho cyangwa se bakabana nabo barabyigishwa nabo na bagenzi babo se babana bari kubibaha kubera ko batanubwabo batabisobanukiwe, kimwe n'uko tugiye tubusanga yuko hari igihe dukurikira kubera ko ariho abandi nabo batujyanye, ababyeyi bacu niho batujyanye, tukabikurikira dutyo twibwira ngo niko kuri, kandi ari ibinyoma, ari imihango, ari imigani ko bagize nk'aho ari ukuri. None bakatubwira ngo lorsque ces personnes viennent au contact de la vérité, elles sont surprises. Abo bantu iyo bageje mu kuri ubwabo baratangara. C'est une vraie révélation pour elles, et elles ne peuvent pas dès le début supporter toute la lumière sous son aspect le plus éclatant. Kuri bo kuba ari uguhishurirwa, ntabwo mu ikubitiro rya mbere bashobora kumva neza uwo mucyo w'ukuri kw'ijambo ry'Imana bari guhabwa icyo gihe. Tout leur nouveau et étrange et complètement différent de ce qu'ils ont entendu jusqu'alors. Kuri bo ni bishya cyane, ndetse rwose ntabwo kuri bo ni nk'ibintu biturutse, ntabwo na gato babyumvaho n'ibinyamahanga, kandi bitandukanye cyane n'ibyo bo bari barabwirwa. Aussi sont-elles tentées d'ajouter foi à ce qu'on leur a dit. Icyo gihe bahita bashaka kongeraho kwizera ku byo bari barabwiwe, c'est-à-dire que les adventistes du 7e jour sont des hérétiques qui ne croient pas à la Bible. None bagatangira bakavuga bati hey, ataba abantu bire kutubwira
kubera ko batari no abantu bari batari kubyumva akavuga ati atabwo gukora tubwiye ati n'abantu bayobye kubera iki kubera ko bitari guhura n'ibyo bumvaga bakumva bakumva n'amahamba ntacyo bari kubyumva na gatoya bakata bavuga ati abo ngabo abantu ntabwo n'abaka ibyo bari kuvuga n'ibyo ngibyo n'abaka ibyo ngibyo ndetse na n'ubu icyo kibazo kiriho na n'ubu ugasanga noneho waba turi no kubereka nk'umucyo nk'ubu ari n'ibintu ndetse bafite mu bitabo byabo dufite nk'ukuntu ibindi kubisoma ndikubwira igitabo niyo bivanye ariko noneho akaba yazavuga ati no nubwo bwose biri kuva aho ndabyanze pe kubera iki ngizi izo ngorane turagira kuko umucyo kuri bo ubaye mwinshi cyane batari kumva ibyo arimo nawe bakatubwira ngo que la vérité soit donc présentée telle qu'elle est en Jésus icyo gihe bimeze bityo batubwira ngo que la vérité soit présentée telle qu'elle est en Jésus ligne après ligne précepte après précepte ici un peu et un peu là murumva ko ngibi impamvu icyo gihe ibi bya nyuma bitari kumvikana nuko bya bindi bya mbere yagombye kuba yarumvise abatarabyumvise none niyo mpamvu batubwira ngo tuba tugomba kwereka abantu ukuri tugendeye umurongo ku murongo ihame ku ihame ni ukuvuga ngo turi kugaruka kuri ya mateka nk'uko mu mwanya namaze kubereka bereka yuko ibyo bintu byose birebana n'ibyo kwihana izo ngingo zose dufite zirebana n'izo kwihana izo hagomye kubanza akazisobanukirwa akabona ko zabayeho kuva kera cyane kuva ku gihe cya Adamu icyo kigo cyo kwihana akacyumva neza akumva ko none uyu munsi iyo ntambwe ya mbere ari ngombwa kuri we igihe iyo ntambwe ya mbere itari yumvikana muri we ntabwo yakumva intambwe ya kabiri ya yindi yo kwezwa no gutunganywa ya yindi irebana n'igihe cya Kristo ari ya yindi nanone iyo dushatse kuyumva neza iyo tureba uriya murimo Kristo adukorera nk'umutambyi tubonera iyo turebye mu ishusho y'ubuturo bwera ari cyo gikorwa ari wo murimo ukorerwa hehe hariya ahera tukahasanga hari ibintu bitatu byangombwa muri iyo nzira ubwo ni ukuvuga ngo ibyo byose aba agomba gusobanukirwa n'impamvu bityo ntabwo ukahita avuga ati koko ati koko burya nibyo ntabwo rero waza umuhere ku kintu cya nyuma ndetse kuko mwe amakosa amwe bajya bayazana bakawutangira yaba agiye kureba ngo buri mwaka atamubwira ngo iby'isabato ntabwo iby'isabato hajya kubibwira iryo sabato nk'igipimo cya nyuma tuzahura nacyo kandi hari ibindi bipimo bya mbere atijya asobanukirwa nabyo nizo mpamvu na n'ubu inyigisho zirushaho kugenda zizengurutsa abantu hirya hino naho kugira ngo zibakomereze kuri nkingi nyaburi ya Kristo ahubwo ugasanga na Kristo nawe ubwe baramuteye mu nyigisho bari gutanga ntabwo bari kwerekana Kristo nk'igitambo ngo bongere nibabona icyo kintu cyo kwihana no kwizera kirangiye ngo bongere berekane Kristo nk'umutambyi ngo abasobanukirwe n'uwo murimo wo kutweza no kudutunganya uwo murimo wo gukura tugomba gukura twagera ku rugero noneho tukaba tukagira igihe cy'isuzumwa muri icyo gihe Kristo agiye kutubera umutambyi mukuru agiye kureba noneho ari mu isuzuma ari gusuzuma aba bandi bageze ku rugero ni ukuvuga ngo ya mucyo w'ubugorozi cyangwa uko twabibonye nk'uko tuvuga mu mucyo w'ubugorozi ubanza uba ufitanye isano n'ukurikiyeho izo ntambwe eshatu izo yose kuri iyo mirongo yose tuba tugomba kuzibona noneho uwo murongo wa mbere waba urangiye murumva ko intambwe ya mbere intambwe ya kabiri irangiye aho ngaho abantu baba bageze ku rugero baba babaye abatwaramucyo berejwe inshingano runaka Imana yabateguriye muri uwo mucyo w'ubugorozi yari yatanze ndibwira ko iyo kintu yerekeye kumvikana none akatubwira ko ngo que la vérité soit présentée telle qu'elle est en Jésus ligne après ligne précepte pas après précepte ici un peu et un peu là ministère évangélique kuri page yaho y'ijana na 86 kwisubi yaho ya gatatu ndagira ngo ibi ntabwo ari byo
ariko murabona ko biri guhura n'iki, birahura no muri cya gihe cya Yesaya, ya magambo yo muri Yesaya igice cya 28 kuri murongo wa 13 kuko ribonye murumva ko ari bari guhura. Aya magambo umuja w'Imana yandikiye yatanze mu mwaka w'1915 ubwo ni mbere gatoya yuko yava mu mubiri. Nuko rero bane data none bakongera katubwira none mu bihamya umuzingo wa gatatu kuri page ya 119 kwisobe yaho ya mbere akatubwira ngo si nous voulons nous consacrer au service du Seigneur, il nous montrera ce que nous devons faire. Et si nous entrons en communion plus intime avec lui, il travaillera par nous. Niba dushaka kwiyegurira umurimo wa Kristo, azatwereka uburyo tugomba kubikora. None kandi niba tugomba kuba gugirana isano nawe, isano yimbitse nawe, bityo none akatwereka n'uburyo umurimo ugomba gukorwa. Ne nous laissons donc pas absorber par le moi et les intérêts égoïstes au point d'oublier ceux qui s'efforcent de gravir les degrés de l'expérience chrétienne et qui ont besoin de notre secours. Ntabwo twagombye gutwarwa ngo twihugireho ngo turebe inyungu zacu twenyine ku buryo dushobora kwibagirwa noneho abariya base bagerageza gutera intambwe ku yindi bari kuzisha kuzamuka mu mibereho ya Gikristo. Abo ngabo kandi bakeneye nanone yuko tubaba hafi, tubaba hafi. Il faut que nous soyons prêts à employer dans l'œuvre du Seigneur les capacités qu'il nous a données, prêts à parler en toute occasion favorable ou non, à prononcer les paroles qui feront du bien. Tugomba kuba twiteguye kujya mu murimo w'umwami wacu dukoresheje n'imbaraga zacu zose yaduhaye, twiteguye kuba twavuga mu gihe gikwiriye no mu kidakwiriye, kandi dutangaza ijambo ry'Imana nk'uko nibyo bishobora kuzatuma ibintu biba byiza. Des centaines de nos membres devraient être au travail. Il ne faut rien ou peu de choses pour avancer le message. Abantu amajana n'amajana mu bizera bagombye kuba bari ku murimo, ariko kuri ubu ngubu biragaragara ko ntacyo bakora, cyangwa se niba bafite ibibazo icyo bakora ubona bakora utuntu duke cyane mu buryo bwo guteza umurimo w'Imana imbere. Ceux qui ont eu le privilège de connaître la vérité, qui ont été instruits, règle sur règle, précepte sur précepte, un peu ici, un peu là, ont une lourde responsabilité envers les âmes qui n'ont jamais entendu parler du dernier message évangélique. Abo ngabo bagize amahirwe yo kwiga ibyanditswe, bagatozwa ku itegeko, ihame ku ihame, bikeya ahangaha n'ibindi bikeya hariya. Abo bafite inshingano ikomeye cyane kuri abariya abantu batigeze bagira amahirwe yo kumva kubwirwa ubutumwa bwa nyuma buheruka, ari bwo butumwa bw'amarayika wa gatatu. Murumva rero bene data, ibyo biri ku minute mwanyaje pour l'église volume 3 page 419. Biri ku bihamya umuzingo wa gatatu kuri page ya 419 ku isobe yaho ya kabiri n'amagambo ari kuyasoma, ayandi yari ku isobe ya mbere n'imwe twasoma. Murumva ko ibyo bintu byo kwiga itegeko ku itegeko ni ibintu tuba tugomba gushyira mu ntekerezo zacu byo kwiga ihame ku ihame, umurongo ku murongo, aha bikeya hariya bikeya. Murumva ko nkuko nikubwira ko ngo dufata amakuru yose arebana n'iyo ngingo runaka. Ni ukuvuga ngo niba hari ingingo runaka turi gushaka gusobanukirwa,
uba ugomba gufata amakuru yose arebana n'icyo kintu, iyo ngingo, kurinda tugera mu kuvuga ngo kuva mu itangiriro kugera mu byahishuwe, ahantu hose iyo ngingo yose iri, ugahita ureba ingingo yose byose ukabishyira hamwe. wamara kubishyira hamwe, noneho ukagenda ureba uburyo bigiye byuzuzanya, noneho ugasanga koko ukuri kurahabye. noneho batubwira ngo ngibonye mu byo byose uri guteka ugenda ubyungikanya ukabona harimo ikintu kiri gusobanura. nizo mu byo wari ukuvuga ngo mu byo wari wizeraga wumvaga, hari ahantu uhita ubona ukabona ko biza kugonga, bikakubwira ngo aha iki bavugaga cyari kimeze gitya, ariko iyo tubishyize kuri uyu murongo turabona ko bitashoboka. ntabwo iki kintu cyagombye ko uri ukuvuga ngo iyo ngingo ntabwo yahura n'ibindi byahura, ngo icyo gihe biba bigaragaza yuko icyo kintu ari ikosa bitari ukuri. ni ukuri rero bene data, mwebwe muri gushaka kurya ibiryo bikomeye mutakinywa amata, ngubwo ubwo buryo bushobora gutuma muva mu rujijo, ngubwo uburyo bushobora kubafasha gutuma muva muri umwijima w'icuraburindi, noneho tugasobanukirwa neza n'ukuri kw'ijambo ry'Imana, ya magambo Yohana igice cya 17:17. turere ubejeje ijambo ryawe niko kuri, uko kuri tukaba twagusobanukiwe neza, ngo ntabwo icyo gihe koko wajegajega. kandi twibuke ko ngo mu gihe icyo gihe cya nyuma, ubutumwa bwa nyuma tuvuga ko tugomba guhangana n'inyamaswa n'igishushanyo cyayo, noneho niba tukatubwira ngo kandi ngo ibyabaye nibyo byongera bikaba, ni kuvuga ngo tuzahangana n'inyamaswa n'igishushanyo cyayo. mwibuke ko atari bwo bizabaye bwa mbere. mwibuke ko babasore bari kumwe na Daniyeli nibo babaye aba mbere nabo bahanganye nacyo. baravuga ngo ni mu kiramye, baravuga ati ntabwo byashoboka, ntidushobora kukiramya. abo ngabo ni ukuvuga ngo muri bo bari baramaze kuzura imbaraga, bumva ko badashobora kwibeshya na gatoya, bavuga bati koko ibi turabihamya neza, twabishikamaho. bariya bagorozi bicwaga muri kiriya kigezera cya 16, bagatwikwa bariya bahusi ba John Ngaris n'abandi bariya bose barenganijwe muri cya gihe cyabo. hari umukobwa nawe batubwira witwa Blandine babiciye hano mu Francilion, ari n'umupadiri n'abandi bose bagiye batwikwa hano mu mijyi. abo bose kugira ngo umuntu yemere ko bamutwika, nuko yabaga amaze kuhamanya ntabwo yabaga ari ashidikanya na gatoya ku byo yizera, ahubwo yabaga abihamya neza, atari kuvuga ngo ukuntu guhubuka, ahubwo azi ko ari uko kuri, kuko kurahamanya n'ijambo ry'Imana. kuko guhamanya n'ijambo ry'Imana, abo ngabo niba bafite n'izo mbaraga z'imvajuru zituma bashobora gushikama, ntibanyeganyege koko, ahubwo bagahashikama ku buryo barangiza baba abaneshi, bagatsinda urugamba rwayo. ikigeragezo kiri imbere yacu tubwira ikigeragezo kiri imbere yacu icyo kuzahangana n'inyamaswa n'igishushanyo cyayo. ibyo ngibyo bazabishobora kuhangana nabyo bakabivamo, nuko bazaba barahashikamye, barahagaze mu kuri, atari ukuri babwiwe, ahubwo ukuri kuzaba kwarabejeje. uko kuri kugira ngo kuzabe kwarabejeje, nuko bazaba bize ijambo ry'Imana, barigize iryabo, bashoboye gufata amateka bakayahuza, bagahita babona no ku gihe cya nyuma bakavuga ati koko izi ngingo zose ziri kuza zigatsindagira ikintu, koko nibyo muri iki gihe cya nyuma iyi ngingo niyo dukubuka imeze. ntabwo abo ngabo bazabera ko babigishijwe n'umuntu runaka, ahubwo bazaba bafitanye isano n'ijuru. Imana nibwo izaba yabigishirije. nizo mpamvu bene data muri hirya hino nongera kubasaba ngo mugire ishyaka ryo gushaka gusobanukirwa ibyanditswe, mu bisobanukirwa ubwanyu, mutagize umuntu munyuraho, mutagize nimwitabaza. niba mukinywa amata, mubanze munywa amata kugira ngo mushobore gukura,
kuko ibiryo bya nyuma ibiryo bikomeye ntabwo abana ntabwo babishobora. Ibyo biryo bikomeye nk'uko mumaze kwibasira mu mwanya. Ikindi nanone bijya muri Matayo muri igice cya 24 aho batubwira ibyo kurimbuka kwa Yerusalemu. Batubwira kandi bakatuvuga ko ibyo byabaye kurimbuka kwa Yerusalemu n'ishusho bizaba mu gihe cya nyuma. Kristo arahata atubwira ngo abazaba bonsa baba bafite ishyano. Abo bakinywa amata bazaba bakinywa amata nabo bazaba bari mu kaga kuko ntabwo bashobora kuzashikama. Nizo mpamvu tugira ishyaka ryo kurushaho kujya mbere. Kunywa amata no kuvuga ngo ni za ntambwe 3 turimo. Vani buri muri ntambwe ya mbere, gerageza rwose urebe iyo ntambwe ya mbere yo kwihana no kwizera, uyisobanukirwe neza, noneho ugere gutera intambwe ya kabiri iyo kwezwa no gutunganywa. Iyo ngiyo niwo murimo wo kwezwa, kandi ngo twerezwa mu kuri, ukuvuga ngo yagiye kwa kuri kuzakuri ayo mahame turi kurushaho kuyagira yacu, akadufasha tukabonamo amahame amabwiriza agomba kutuyobora. Nuko rero bene data, turangirije aha ngaha, dufashe umwanya munini mu byihanganire ko turangirije aha. Imana yo buri kubafasha ibeze, ubwo ubutaha ndumva nzashaka uburyo mbereka amahame ibi turi kuvuga, nkabireka kuri za taburo zimwe nagiye ndetse nkoresha, ndibwira ko n'iryo nazikoreshaga nawe mwabyumvaga neza, ndibwira ko icyo gihe muzarushaho kumva ibi neza, uburyo bangereranya umurongo ku yundi, no kugira ngo no bigatuma dushaka gusobanukirwa y'ingingo runaka tuba turi kureba. Imana yo bakomeze. Ndabaramutsa mu izina ry'umwami wacu aho muri hirya hino. Nawe muvandimwe ndakuramutsa cyane, ukomere kandi wegere n'abandi bavandimwe bandi naho ndabazi ubwo tuzagira n'undi mwanya no kuzabiganiraho. Imana yo muri gukomeze kandi ibihe byiza. Imana yo muri gumyayobora. Data wera mwami Imana yacu, turagushima kandi turaguhimbaza kubw'uyu mwanya, kubw'amagambo akomeye wongeye kutwibutsa. Ndagushima data kuko uri kurushaho kujya kudusobanurira no kurushaho kutwereka ibikwiriye byo muri iki gihe cya nyuma, kugira ngo turusheho gushikama, kugira ngo tuve mu rujijo rw'inyigisho zitandukanye ziza zitera urujijo muri benshi. Izo nyigisho zidashingiye ku ijambo ryawe data, agumye kutwereka ko tugomba kuzikubura, maze ukuri konyine kukaba ariko gusigara. Uku kuri kushobora kudufasha gushikama, kandi ushobora uku kuri kuzatweza tuzerezwamo. Ndakwinginga data ngo bene data no bari mu bihande bitandukanye ubagumye kubakomeza. Buri wese twese uratuzi kandi uduha ibidukwiriye. Abanywa amata nabo bahembure, maze kandi barushaho gukomera kugira ngo bashobore gufata ibiryo bikomeye. Abo barya ibiryo bikomeye nabo bagerageze gusobanukirwa uko bagomba guhagara kugira ngo turusheho kunguka iby'ubwenge bwo mu gihe cya nyuma dukeneye, bwo kugira ngo tuzashobore guhangana n'ibihe bikomeye bya nyuma. Ndagusaba nk'umwana w'umuntu data, bikeya hari byinshi tugendera, hari ibyo ntazi, ariko uri mu ijuru data bozi ibyo dukwiriye bitwongere mu izina ry'umwami wacu Yesu. Turagushima data. Amen. Ubwo rero naho ubutaha tuzongera dukomeze turangiza